Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza. Yambi umwami Yesu ni yamamare agakiza k'Imana gakwire hose, ubwiza bwa Nyagasani buganze mu mitima yacu binyuze muri Byakubera TV. Nshuti zanjye rero ndabasuhuje, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, inshuti zanjye njya mbona nyinshi ziri i Burundi, ni ukuri ndabasuhuje. Umwami Yesu yamamare naho i Burundi bihagere rwose. Abo muri Canada, abo njya mbona muri Turiki, ni ukuri, abo muri Amerika ndabasuhuje, ni ukuri. Dukomeze twamamaze ingoma y'Imana, dukomeze twamamaze ubutumwa bw'Imana kugira ngo abatazi ko Imana ibaho, abatazi kugira neza kwa Nyagasani nabo bazabimenye binyuze mu nzira zose zishoboka nk'uko ngewe nanyujije hano muri Byakubera TV. Nshuti yanjye rero, ntutinde cyangwa se ntutinye gusharinga kugira ngo umfashe kwamamaza agakiza k'Imana, umfashe kwamamaza inkuru nziza, ukore share, usubscribing kuri iyi channel, ulayikinge nubona ko ari ngombwa. Ni ukuri comment zanyu ndazikeneye, ziranyubaka kandi ziramfasha. Rero uyu munsi naje n'indirimbo yo mu gitabo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza. Irimo isengesho ryagukomeza aho waba ucitse intege, ryaguhumuriza mu gihe waba unaniwe. Nk'uko nabitangiye mbere, ndashaka ko uyu munsi nabwo mbanza gusoma indirimbo ni ya 99 mu ndirimbo z'agakiza. Ndabanza nsoma amagambo ubundi nze kuyiririmba nyuma uko Umwuka aramfasha. Mbese mu kuyisoma ni nko gusenga. Nujya ubura amagambo, inshuti yanjye reka nkugire inama, nujya ubura amagambo yo gusenga byagucanze, uzajya usenga rya sengesho Yezu Kristo yatwigishije. Yezu Kristo yigishije intumwa ze ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, cyangwa se Dawe uri mu ijuru bitewe n'imyemerere yawe. Ni ukuri ririya sengesho rirafasha. Noneho nubona wabuze amagambo, uzafate igitabo cy'indirimbo ugisome, usome, ni ukuri bizagufasha, uzumva uruhutse muri wowe. Tuvuge nk'aha ngaha uko ngiye gusoma, ni ukuri biraruhura benshi kandi biragufasha kumva ko urimo neza, uri gusenga. Ni ukuri ntuzacike intege, nubura amagambo wumva byagucanze, uzasoma igitabo. Iyo ndirimbo rero iravuga ngo: nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye ni uwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Mwabyumvise? Umurimo wanjye ni uwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Ese wahuriye na Yezu hehe mu nzira? Inzira yakumenyesheje ni iyi. Twagiye. Mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umboshye umutima. Nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Murumva hatarimo isengesho ryiza? Ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo, uzaza uca uwo mugozi, uzaba umboshye umutima. Kuko nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera Yesu. Nanone irindi sengesho ririmo ku gitero cya 4 haravuga ngo: urandinde mwami Yesu, ntunganyiriza imigambi. Niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo. Ngo ni uruhe rukundo ra? Ndi gutekereza ubwo yadukunze akadupfira ku musaraba. Wowe uratekereza uruhe nshuti mwene data? Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijoro. Uzatwibutse nyine urukundo wadukunze. Igihe nzaba ndemerewe, uzanyibutsa urukundo rwa rundi wadukunze, uzumbwira uti ngwino mwana wanjye, umpoze ibyo byose, umpumuriza umbwira ko hasigaye umwanya muto nkagera iwawe mu ijoro.
twagiye rero no kuyiririmba ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru sinahora mbariza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nkuko wayimenyesheje umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nkuko wayimenyesheje mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite uzaza uca uwo mugozi uzabumbashya umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera uzaza uca uwo mugozi uzabumbashya umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera urandinde mwami Yesu ntunganirize imigambi niba naniwe urugendo uranyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru urandinde mwami Yesu ntunganirize imigambi niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru mwami Yesu turagusaba kugira ngo ujye utuvuganira ku Mana Data kugira ngo tujye duhora twibuka urukundo wadukunze duhore twiringiye kandi twizeye ko tuzahozwa imibabaro tuzaruhuka imiruho n'imihate yo kuri iyi si ubwo tuzaba tugeze mu bwami bwawe turagushimye rero Mana herekeza
herekeza ubu butumwa bugere hose, bukomange kandi bukingurirwe, ineza yawe iganze ku barabwumva, bahabwa umugisha nawe, kuko nta wundi watanga umugisha Mana atari wowe. Bisabye rero nizeye, mbisabira abakurikira channel ya Byakubera TV, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina.